Twitter avuga ngo ukuntu ngo barongora ego wa Pastor Theogene sibyo uramugabo ufite ngo umuntu yapfuye bajya kuri Pastor Theogene bavuga amagambo urimo urumva ariko none se reka mbabaze tujye dutinya Imana tujye tuvugisha ukuri sibyo ngiye n'abantu numva rimwe na rimwe buri munsi pe urimo urumva uje kuri YouTube sokoza Imana ura mwana yitahiye ariko sha yakoze pe yakoze kuko uje kuvuga ukuntu umuntu ntutumye n'abantu buriya reka mubwize ukuri ukuntu tumeze YouTube ubushize twe twigeze kujya mu mahugurwa urayibuka amahugurwa twagiyemo yo kumenya ngo ese ni gute umuntu yafatanga inkuru ya nyayo ese umuntu yamenya gute ko inkuru ari y'ibihimbano uri kumva urabona abantu bo kuri YouTube iyo uje ukamubwira ngo byagenze gutya abifata nk'ukuri nimba vava ariko arwaye mukagaruka mukavuga ngo yirwaje arimo arashaka kurya amafaranga yo muri diaspora n'uwari ufite gahunda yo kuyohereza arabyihorera n'uwari ufite gahunda yo kubikora abikora iki arabyihorera sibyo ariko niba ugiye kuri YouTube man hari content nyinshi even nawe wakikoraho content wabyuka mu gitondo ukerekana ukuntu wabyutse ukerekana ukuntu wagiye muri douche ukerekana ukuntu watetse gahunda wagiyemo zose umunsi bari muremure G sibyo ukawukoramo inkuru ariko kujya kwinjira mu buzima bw'undi muntu ariko si utuvugishije ukuri mwe nta bibazo mufite karuko wenda mwebwe mutaba ku ma YouTube channel cyangwa se mutaba kuri social media ariko ubutuje kureba mu mibereho yanyu buri wese akagirirwa amahirwe yo kumenya imibereho yanyu nta bibazo mufite ku buryo wirengagiza ugashaka kwinjira mu buzima bw'undi muntu noneho igitangaje cy'aba bantu bari no kubishyiramo gushinyagura ribu nitubabarire aba banyamakuru bose bataraba umwuga bajye bakora content ziberekeyo bareke gukora content ku bandi bantu kuko ibintu byo kuvuga ngo barashaka views no kwica umuntu bazamwica ariko babone views none se uribaza ko kugezana n'ubu abantu baracyashinyagura murebe muzenguruka ama YouTube uriya mukobwa arwara tubigarukeho ibyo bintu urumva tujye tuvugisha ukuri haba n'abagiye kumukoresha ibiganiro ntago bakoze ibiganiro nk'abantu bari kumutabariza babikoze nk'abantu bahanye noneho na nyuma yaho n'abaje bavuga yuko ari gutwika you guys mwebwe mwagiye mukaryama mu bitari byari byo byose buretse Pastor Claude ko wiyita ngo umupasteri ni umuntu uhuza abantu si umuntu utandukanya abantu sibyo kandi umupasteri ni ikiraro cy'abakureba ni ikiraro cy'abakumva sibyo kubera yuko ubutumwa bwiza mani reka mubwize ukuri hari umuntu uba wahuye n'ibigeragezo n'ibibazo nyamaze yaruhukira ku muntu uri kwigishiriza ijambo ry'Imana cyangwa se uri kuganira ibintu byiza none se wiyita gute pasteri uhora muri ibyo bintu yego kugira ngo utabarize umuntu ahubwo no umutaba ni wowe umutaba noneho ikindi umuntu murabona yuko agize gute arwaye no kuba byabatera agahinda ko bajya bavuga ngo agahwa kari ku wundi karahandurika ari wowe biri kubaho umuntu w'umubyeyi yaricara avuga ngo ni ugutwika abandi bari gushaka amafaranga mwanjajwa mwebwe amafaranga mwagiye mukaryama bakayaba ibaze kugira ngo umugore agera hano ceceka ibaze kugira ngo umugore agera hano avuge ngo gutwika bizadukoraho ariko wa mugore we uretse gusaza wanduranye ibindi bintu uvuga ku buryo uvuga nta kintu kiri positive ndigera numva no mugore muri mugwiza noneho igitangaje cyo ko ari cyo nkundira Imana bamwe bari kugenda bigarukaho ngo twakoze ibi nibi abantu bose mwabivuzeho muzapfa mwumve nimugera ikuzimu muzagarama mwibaze umuntu ararwaye mwaragiza ngo ari gutwika ese mwebwe byababayehora mukumva ukuntu bimera noneho yakoze ikiganiro ngo Yesu we ngo n'ukuntu bavuze ngo ibaze umuntu w'umubyeyi noneho njyewe ndabamenyesha yuko ibi bintu dukora mu isi buriya ibyiza dukora mu isi ingororano zabyo tuzazibona tukiri mu isi tutarapfa n'ibibi dukora n'ingororano zabyo nabyo bizaba tukiri mu isi tubibone mugwiza ufite abana b'abakobwa sibyo yego nimugende murebe ikiganiro mugwiza yakoze mwumva amagambo yavuze kuri uriya mwana w'umukobwa
arwaye ibi none bintu ribu nitabijyamo mumenye neza yuko rwose pe ntabwo biri buze noneho njyewe kubarangira neza. hari undi mupasiteri banyoherereje Bria yari ari kuvuga ngo biriya arimo ni mu bitaro ngo ni amafaranga yaka. Namwe ni munyumvire ko bajya bavuga ngo umushinyaguzi aza nkubaza. Noneho hari uwitwa Bosco Mana, navuze nti Imana nimbibaho mu by'ukuri, ngo jewe nifatiye video ngo ari none haravuga ngo kubera iki yagiye gutora mu buzima, none se nta barwayi kwa muganga bagiye gutora. Pastor Claude yaravuze ngo gute umuntu aba aryamye mu bitaro ngo yarangiza ngakodaringa amafi. Ese reka mbabaze, umuntu urwaye agomba kurya. Ikindi kandi mw'abantu mwe indwara buri iby'indwara ntiwabivamo. Hari igihe uba urwaye uzarebe niyo urwaye buriya nijoro indwara irakukubita ikakuzahaza, ku manywa ukamera nk'aho uzanzamutse, ukamera nk'aho ubaye muzima. Niba utoye agatege ntabwo ugomba kuvuga, ariko se kubera iki social media igomba kwinjira mu buzima bw'abantu ikagera kure? Ubu se uko mwese mugiye kwatsa amamodoka mukajya gushyingura, nimba n'uwo mutima baba bawufite. Claude namwiyumviye arimo aravuga ngo ejo ngagiye kohereza amafaranga ngo yiwe ngo n'Ikaze TV ngo bagiye kohereza amafaranga. Ayo mafaranga kuki utayohereje mbere? Umuntu yegora ubonye yuko agitaka ahubwo ukavuga yuko kohereza amafaranga ni nabwo ugiye kwatsa imodoka ujye gushyingura. Guys, yegora yabuze kumutabariza arwaye, aravuga ngo yodarinze amafi, abandi nabo ngo bamubonye ari kubyina bo kabyinira hejuru y'amazi. Mu buzima cyo kora ibintu mwamukora muri iyi mihanda, umuntu ararwaye ameze nabi, biratangaje kubona nta n'ubutabazi mwamukoreye, n'ababumukoreye mwari mumeze nk'abari mu irushanwa. None ngiye kubona bamwe impamvu ngewe ndimo ndasaba kugira ngo ribu ijye muri kino kibazo. Urabona itangazamakuru, jenoside ijya kuba, sibyo? Mu mateka bagiye batubwira jenoside ijya kuba, ikintu bita itangazamakuru. Kandi noneho kiriya gihe umenye yuko ibyo bintu by'amayutubu ntabwo byari bihari, ariko abantu bumvaga radiyo, sibyo? Bumvaga radiyo. Noneho na bamwe mu bari kuzikoraho buri ngubu ubugome banafite, icyo gihe nabo bari banari. Uri kumva abantu bakajya kuri radiyo bakavuga utuntu abantu benshi bakabyumva. Ubu noneho biroroshye. Hano mu Rwanda iyo ukoze akantu bakabishyira kuri social media iminota 2 biba bigeze kure. Ni ukuvuga yuko mushaka mwamukiza, mushaka no kumwicisha mwamwicisha. Ibi bintu rero by'abanyamakuru nta nubwo ari abanyamakuru, si ngo ni ibiki. Uri kumva babyuka mu gitondo bagashinga ama YouTube channel ngo baje gutwika, ngo baje gushaka views. Nge nago nzi ikintu kiri muri views. Ibi bintu rita bikurikirana, muzasanga umuntu yisha umuntu hanyuma rero ajya gufata views nkuko babivuga. Cyane rwose mani, aba bagabo bafite udutsiko tw'abanyamakuru bagira amatiku gusa. Nuko harimo uwitwa Pastor Claude ari nawe ngo uhagarariye iyo mihanda, harimo uwitwa ngo Pastor Juste, harimo uwitwa ngo Pastor Ezekiel. Nuko abo bose buretse bagiye bafite ama TV yitwa ngo Kiranuka TV, ngo Ikaze TV, ngo niba ari ngo Agasaro TV. uriya mugore nta mugabo agira, nta bana agira. Ikiza abanyarwanda biganiro mu mwabibonye, ibyo biganiro mu mwabibonye. Uriya ngo ni cyokora Pastor Claude Mana we uzi ku muntu muzima kandi uvuga inkuru ejo wabasha no gusubiramo, sibyo? Wowe umurarimo arakubwira ngo erega ninjye wiyumva, ninjye uzi mu mubiri wanjye uko niyumva. Nimubwiye ngo merewe nabi, nyine ubwo nibyo ndi kumva. Byumva uko mbikubwiye, byumva uko mbikubwiye. Nimba umuntu arwaye, none se kujya muri ngo ntarwaye aritatsa, ni nka ibi bintu nibikomeza gutya tuzajya tubona abantu bapfa mu buryo bw'agaherere, bakanabuza n'abantu bakamufasha imodoka. Urimo uravuga ngo uzatsa imodoka,
ujye gusinda yegora uri gutanga amafaranga ku munota yego wanyu sha noneho ejo bundi yari ari kuvuga ngo ari kwitwaza ngo yatumye ifi yagutumye ingona yewe udupasiteri tunantera n'isesemi isuku benshi je mujye mumbabarira iryo zina ryo kuvuga ngo ni abapasiteri nibarivaneho bashyireho ibyo bizina byabo ntibakanduze izina ry'abapasiteri ntibakaryanduze abantu we umuntu ararwaye ari mu bitaro muri kubibona ko ari mu bitaro ribu urwego rwegerejwe abaturage ariko ribu dutabare aba bantu kuri YouTube kubera kubura ibyo bakora mbabwira amafaranga bano bantu bajya gukorera ikiganiro babishyura amafaranga 10,000 ngahibaze n'ukuri kw'Imana babishyura amafaranga 10,000 bigatuma uvuga ko umuntu ari kubeshya atarwaye mu by'ukuri koko bigatuma uzi ko n'ubu yapfuye hari umuntu wakoze ikiganiro ngo na n'ubu ntabwo ndemera ko yapfuye ibaze n'ukuri kw'Imana ibaze noneho nabonye n'umugore uvuga uzunguza amaraso mwibase ngo yamutwariye umugabo nyagutwarwa intambike cyokora uko bafashe wa mugabo wari ninjajwa naciyeho ndi kuzamura muri telefone mbona ngo azunguza amaraso mwibase ngo ngo niwe wamwishe ngo yamutwara Imana nyagasa ariko ribu nayo mukanya mwese mwigiza abana beza mwari muri kumucira urwa Pilato mwari muri kuvuga yuko yirwaje mubuza n'abamufasha kumufasha bamara kumva abantu rero bo muri YouTube iyo bumvise muvuze muti uyu muntu arabeshya ntago arwaye mubyumva nk'ukuri mutuma batanamufasha none barapfuye mugiye kwirizwa mwisize ibitaka muyoraguye mu mihanda ngo yiwe Mana we ngo twarahemutse harahemutse ese gusa ko muri abatindi babi muzanagwa ku gasi kubera ubugome bwanyu mufite mutuma nimba umuntu agukurikiye yakagukuyeho amakuru mazima mu by'ukuri warangiza ukavuga ngo uyu muntu sinzi njajwe inyandikiye ngo harya weje ngo nta kiganiro yigeze ukora kuri Vava ngo ejo cyewe se ndimanuka uburyo nshobora kubona umuntu arwaye nkajya gushinyagura uri kumva nimba udatabarije umuntu ceceka nagiye kubona undi nawe akoze video azi ko afite n'abantu bamukurikirana mu buzima buragiye hari ibintu mba numva bari gusobanukirwa neza ntabwo ndi gukumva neza sinzi uwo nabonye witwa Gerard yakoze video yabuze kujya kureba arwaye yarabibonye byaratangajwe ko arwaye arangije ati muzana yisanduku aho kugira ngo ajye kumutabariza azi neza ko akurikirwa n'abantu benshi hari abandi bari kumutuka ejo bundi ngo ntago arwaye izi saha nibo bari kuvuga ngo turajyana amafaranga ubwo faranga bwanyu mwabwihora ariko mwanjajwa n'ubundi ko nta mutima mwiza mubikoranye uretse kwiyerekana gusa muriyerekana se mu biki mwese ko muri aho ngaho Mana mu buzima namwe muzapfa twese tuzapfa niyo nzira ariko banyarwanda bari abagabo bo wenda bari abagabo ntacyo ariko se nkamugwiza umugore ufite abana bakuru bangana bari abagabo se babo ntago babafite umuntu w'umupasiteri aricara ngo bafungure nka YouTube channel we ariko Mana we uyu muntu wababwiye ngo bafungure YouTube channel ngo baze gushaka views Mana yanjye akora hiye yego ko Mana noneho cyokora mu bihemukiramo basi byibura nimuvuga ibintu byumvikana ariko umuntu w'umubyeyi abonye umuntu arwaye arimo serumu aravugira hejuru mu by'ukuri murabibona mwese
namwe mwaba pasiteri mwe nimwe mwagafashe ya mbere mukavuga muti reka tujye no gusengera uyu muntu. Urumva ntago mwabikoze, muraje muraduhira gusa ngo ari kubeshya ngo ari gushaka amafaranga, mwogashaka mukaburirwa mwebwe namwe mwagiye mukarwara basha mukareba ukuntu umubiri ubyara udahari. umva Imana ihora ihoze, ariko reka mbabwize ukuri mw'abantu mwe, Imana irabampaniye, Imana ibamufitiye cyane ikinyafu, rwose Imana irabagaragaje gutya ku ibabahotoreye, murongo. ni Imana. Ijambo ryayo rivuga ngo ndi Imana idakiranirwa pe, nanga ikimbangikanya icyo ari cyo cyose. Imana ibankorejemo akantu bita akeyo, agati. Ibi bintu nibitabahereza isomo, bitabaha Oya, byibura barajya babona umuntu arwaye. Wowe wagikecuru we Mugwiza uzumirwa, ugenda utambitse ibirenge. Mugwiza ngo uhamagaye kangahe uzaburebe. Kasuku nawe yarari kuvuga, Kasuku nawe yarari kuvuga ngo Fafa rero, kandi nawe yarari kuvuga ngo ntago yararwaye ngo ari gutwika. Cyokora Kasu wowe ho buretse Kasuku ariko nawe Mana yanjye aragira ati ngende mba ndi kwishakira views, arabyivugira. Hanyuma abandi bo baba bari gushaka ibitaka. Hanyuma se Kasu, views ko wazibona niyo nda yawe ubwayo ni content cyane. Ubwawe uri content, wakikoze y'inkuru ukazikora ku free family yawe. Ariko twebwe nubwo twari duhari ntago twigeze tuza gushinyagurira umuntu. Byibura nimba udatabarije umuntu icecekere. Funga umunwa wawe. Ntago nge turahangaha ku kibazo cya Vava, kuko ibya Vava byarangiye, niba yigiriye mu ijuru yagiye, niba atanagiye no mu ijuru ubwo afite iyo yagiye. Imana niyo ibizi kuri ubu ngubu, Imana niyo iri guca urubanza. Ndimo ndavuga izi YouTube, umuntu abyuka mu gitondo agashinga YouTube, yarangiza ngo ari gushaka views, ugasanga akaza shinyagura yinjiye mu muryango we muri famiye y'umuntu. Ese mbabaze mwebwe nta mafamiye mufite? Harya ribu Mugwiza urwango ufite we Mugwiza nta nubwo ukunda igihugu. Uri inyangarwanda Mugwiza, wanga abana b'u Rwanda, we Mugwiza simbizi niba uri n'umunyarwanda, niba uri n'igiki ntago ngewe mbizi, kuko ntabwo ushaka kumbwira ukuntu umuntu w'umubyeyi ari we wakabaye agira abantu inama, ari we wakabaye ugira urubyiruko inama, ahubwo ufite urwango. Ikindi guhora uhanganye n'abana ubyaye. Wigize intyoza, wigize ibintu byose ngo urabizi binshakura, reka sinakubwira. Wa mukecuru we, ubona umwanya wo kwicara ngo unitawaze? uri muri rukanyira ibihumbi 10 bakwishyura ukaza gusesereza, none ubu ngubu uri muri icuza ngo n'amagambo twavuze. Yegora ngo n'amagambo mwavuze, jewe nicyo kintu cyantangaje. Uzumirwa. Noneho ikintu icyo nkundira cyitwa Imana muri kugaruka kisubiramo ngo nyine ngo njya bivuze nyine se nko ari ngo nguriya ngo waje ngagashaka ngo gutuma ngo dukeka, ariko surajya gukekera umuntu wamenye ibyawe. Nimba umuntu avuze dore ukuntu bimeze, nimba wumvise umuntu avuze kugira ngo nimba yarabateye kubikeka mukabikemanga, wowe wari ushinzwe iki kutishakiye amakuru? Uriya ngo ni boss wagutumye ku bana b'u Rwanda, niba ari n'umuntu wagutumye kuri urubyiruko rw'u Rwanda, Mugwiza akaba yarakwishyuye, akaba yaraguhaye avaza avuga ati uru rubyiruko rw'u Rwanda urarukoramo akazi, ndakurahirira ukuri ntabwo uwo mugambi wawe uri bugereho. Byagupfubanye mugira karimi kariho inkota icyaye, ku buryo nyine mwaragiye views zibibagiza zibakuramo umutima. Ahari hari ubu muntu hagiye ngo higira ngo views, sibyo? Nukuri kw'Imana. Ariko ikintu kinera agahinda ni ukuntu Mugwiza nawe warabyaye ibyara n'abakobwa. Ibyo
imana ijya imbabarira ibyo wifuriza abandi n'ibyo bijya biba ku rubyaro rwawe inshuro 7. mugwi nguhamagaye inshuro zingahe ubureka ibyo wifuriza abandi bijya bigaruka ku rubyaro rwawe inshuro byibuze zirenze nk'igihumbi. uriya ngo ni Bosco we mwikomeza kumunyandikira hano uri ufite amajigo wagira ngo ni intuze ni ntashyi itaha kure uriya wicaye akavuga ngo na video arayifite ngo ari kubyina nyakubyina mu muriro uriya we mwimuvuga nje naramu uriya namubuka mana mbega umwana w'umuhungu ufite roho mbi tabia mbaya ngo ni Bosco akicara yewe n'amabinga mabi sinzi man mujye mumbabarira rwose. Ariko uyu Bosco we muzapfa mu uyu Bosco we mube mumwihoreye. Bosco we mube mumubitsa hantu ikiganiro nshaka kujya kumurega mbura umwanya kuko nifite akazi, ariko uyu we nanjye ndamurwaye nk'igisebe. mureke uyu we nimwe mube mumuretse umuntu yicara ngo abangaba nimba mwarakurikiranye ibiganiro nkundira Imana rero, ariko Imana ibanyurije makeyo koko. Ese ubu kurya bikamanuka cyane rwose uwo ngo ni Bosco hakaza mugwiza akaza Pastor Koro narabikurikirana ibiganiro nkavuga ariko mana kuki umuntu arembye njewe nyumva akora ikiganiro akavuga ngo uwo nahemukiye naravuze ntirijwi uyu muntu ararembye vrema ariko aho kumutabariza ngo arimo aratuma ngo amafi 50,000 none se urakoze cyane Cedric nimba mw'abanyarwanda mwe muzajya mujya gukurikirana abantu bashinyagura kuri namwe muri babi ntimworoshye. Umuntu aricaye aravuze ngo uyu muntu ntarwaye, namwe ubwanyu muri kubibona ko arimo serumu mw'abanyarwanda kamufashije ahita bikupa akavuga ati okay uyu muntu ari mu Rwanda ibyo avuze nibyo ndabyumva. None se urumva byarenzaho iki isinjashwa gusa ubwo se mamu bakurikiranye. Reka nkubwize ukuri nubwo abantu bababaye ura mwana yigendeye, ariko umuntu witwa Mugwiza, umuntu witwa Claude, umuntu witwa Bosco ubu murimo murarya ibiryo bikamanuka, muri kuryama mugasinzira. None oya ngo nagasaro se kakoze inkuru kavuga yuko Vava ari kubeshya cyo kora mu aratumira n'abantu nabo aratumira. Reka Ayushua muzi yuko uyu ngo ni Vava ibiganiro yarabahaye n'ubu mwangegera mwe muracyabicuruza muzanabicuruza, ariko niyo nyiturano mu muhaye yo kujya kumushinyagurira. Wow nagasaro se cyo umva kora showbiz. Reka mbabwize ukuri rwose ikintu bita RMC yahuzo nta kintu RMC icyitwa RMC yo barore ni mube mumuretse ni uyiyoboye. Icyitwa RMC banyarwa bayobozi bo mu Rwanda urwego rw'itangazamakuru RMC rwo ntago turubara nk'urwego kubera yuko hari ibyo rwirengagiza. Ese ko muzi ko hari ugutangaza no kugira gute RMC mwiyivugane mwice uyu mugore wo sinzi niba ari urwego buretse nkubwire uyu mugore wo ku Gasaro TV ni indyarya, ni akagore k'akajajwa, ni akagore kafata umuntu mu kiganiro kakagenda gasika mu bundi bugambo, ni akagore k'ubusutwa kavuga njyewe rero icyo biganiro byo ku Gasaro nta nubwo ndabyumva. Njye cyo abari kumwe na bakorode bagenda ko nyine bakurikirana izi nijo nshorerane. Ariko iyi si nisakaye buri muntu wese imvura yawe nta gisakaye pe akusha umuntu noneho yarwaye mw'abanyarwanda kwifuriza ibintu bibi. Uri umubyeyi nanjye mfite umubyeyi, ariko mugwe ibintu byose wagiye wifuriza buri mukobwa wese muri no mujyi wa Kigali, ibyo bintu ntuzave mu isi bitageze ku bana bawe ngo biboneshe amaso yawe. Ariko mbabaze ibi byo kora mwagiye muvuga n'umuntu uriho mubona ko afite n'umwuka ari buze no kubasubiza. Umuntu arimo bombone arimo duhinda kuvuga ngo bavuga umuntu uriho we barajya kumuvuga bakajya kwinjira mu buzima bwe.
umuntu agatangira agashaka kumenya ngo ikintu Brian yambariyeho aho yaraye ibyo ngaho yariye ibaze n'ukuri wa muntu Imana wajye mwibarize ugira ngo mwe nta bibazo mufite ariko ko buri wese afite ibibazo ujya wikoraho inkuru n'ubu urugendo gukora inkuru kuri nyoko ujya no gukora inkuru kuri so nibashira ugenda ukore kuri barumuna bawe ugenda aho uvuka ugende kwakora inkuru ariko mwikinjira mu buzima Bosco wowe Bosco y'impaya wakagawe wakiza we wakigarasha we wanyanga Rwanda we uvumye saa 141 urakanca hirya kure uri umutindi kandi reka nkubwize ukuri Imana iraguhannye Imana iraguhannye Imana iraguhannye Imana iraguhannye ibaze ko ubu abantu bose mwakoze ubukurukuru buvuga ubugambo ubu mumeze gute kuko mu mitima yanyu nimurimo murashya yegura ariko nk'abantu cyokora mudufashije ibyo biganiro mwakoze mushinyagura muvuga yuko ari kubeshya mwakwihanganye mukabisiba ko muri abagome ko ari ubugome ese mbabaza ubu muriyumva mute nyuma yo gutangaza uretse nyuma yo gutangaza ko ngo babeshya ko arwaye ubu muri kwiyumva gute mu mitima yanyu ese murumva muzatura nk'imisozi allo hey Pastor Claude umupasteri koko nawe ukibyemera ngo jewe rero ndumva ayo matayito bajya bayikuraho kuko pastor hari ibimuranga iyo byafashe iyo hagiye nk'ijambo ngo pastor hari ibintu bimuranga nimusigarane ubwo buzima bwanyu musigare muri inshashwa z'abapasteri nibaza nk'abayoboke babayoboka mwangegera mwe z'abapasteri bibigoryi birirwa banatumuka ivumbi batazi no koga gafite amenyo y'urubobi kanteye isese noneho yagera avuga ngo kuba vava yapfuye ngo byamushimishije uzapfe nawe bidushimishe waye udusaza turi aho ngaho tutazi no gukaraba duhorana imitori reka ngende bakubwira ndabazi reka ngende bakubwira ngenda bakurikira uwo yitwa Pastor Ezekiel afite channel yitwa ngo Kiranuka TV genda murebe tayito yakoze mureke mbabwire mwabantu aba biyita abapasiteri ufite ya telefone yindi ndayifite yinkorere screenshot atarayihindura iriya tayito ivuga ngo iki ivuga ngo urupfu rwa vava rwanshimishije igo sha namwe mujye mubwiza ukuri ngo shimishijwe n'urupfu rwa Dorimbogo ariko mana ariko sha uyu mupasiteri dore ngaka akantu katazi no koga ubuntu butazi no kugura amashati mana umva tayito yabo kuntu ivuga ikiganiro erega buretse ntaga Imana uko ntaga Imana mwumve tayito umva gato mbaze musomere iyo tayito mwumve tayito iri kuri iki kiganiro noneho namwe mufite ama YouTube mukabikiraho ngo nshimishijwe n'urupfu rwa Dorimbogo ngo uruhare rw'umurwaza we uwamuhanuriye gukenyuka mana nyagasani we iyi ni tayito kweri oh la la wow cyokora utu dupasiteri rero munazana mujye munatwigisha kubrashinga twoza amenyo nimba tudafite n'uburoso n'izo korogati bashaka ibiti by'inturusu n'umwanzuranya bashinge mu menyo amenyo yuzuye urubobi noneho umva gato Brian ndebe cyokora ndumiwe pe iyi ni koko muraba ubuse rero nk'ibisimba nabibo mbona utuvideo dutambuka ye baba mugore uriya uwo mupasiteri uri kubona uwo wamenyo witwa ngo sha namwe mwampaye umubiri muzapfa ese shu uwo yigeze mu minsi yashize yatandukanye n'umugore we yari yamukanye kase bagiye kumusura mu rugo bagiye kumukoresha ikiganiro mu rugo ubwo uzi nk'ahantu ababa wabonye mu nzu ahatuye muri saro ye njyewe reka nk'ibyo simba nabibonye njye mba narabibonye n'ubundi bameze babayeho wagira ngo ni ukwiyahura ni ukuri kw'Imana ako mw'abanyarwanda mwebwe ntabwo muzi kuyungurura uretse ziha ADPR yaragira bitumura ibivana muri ADPR baraza baza kubwerabwera hano sibyo Pastor Claude urabizi ukuntu mu biganiro bye byose ntago washobora kuburamo Mutesi ntabwo byaburamo Mutesi ntiyaburamo wari wabona Mutesi avuga kuri Claude mva
Mm? uwo witwa ngo mana ni Pastor Justin birirwa kuri YouTube basaba ngo 5 ngo 20 ngahibaze umugore we uriya mugore witwa Rayira wakoreshaga Valentina uwo Pastor Justin yagiye kumusura muha 10,000 yavuze icyumweru cyose nk'ayabagombozi ngahibaze ngaho uyu namwe mugore mw'abanyarwanda Mugwiza mwibaza umugore witwa Mugwiza ubona w'umukecuru ukora ibiganiro kuri 3D bamwishyura 10,000 kuri buri kiganiro awuzubila yarangiza agafata inkuru atakora ku mwana we yabyaye ndahamya neza yuko Mugwiza umwana w'aka kanya ari mu bitaro yaba arimo aratabaza inshuti n'abavandimwe avuga ati umwana wanjye narwaje merewe nabi umwana wanjye ararembye sibyo ariko wari umwakasha agaho kari kundi karahandurika koko kubera yuko ari umwana wundi abishya inkunda pe none se ubu mugwi ko Valentina apfuye ubu none urimo uraza kuvuga ubusa yewe ngo amagambo twavuze ngo ubusema ngo mana ngo tuzazira gutwika we tuzazira gutwika we mugwi bikugirirweho inshuro zitabarika ariko barinda baripotinga ubu bucano RIB ushinzwe iki ese barinda kuba baripotinga mwe mu bafollowinga kuki mu basubscribingira amacano yabo ko namwe muri ba ntamuno cyakora mana Imana irabagaragaje tu ngo arabeshya bari gushaka iyo ngiye kuryama nijoro ncamo nkareba utuntu biriwe bivugisha uyu bugiye kujya nanjye mbishirikira ubute mfe kureba utu dusaza dutumuka ivumbi mba ntubona hari igihe badupostinga nkatubona umuntu w'umubyeyi umuntu ufite umubiri w'abarangi yewe uri umukuru w'abarangi ntiwabeshye koko Mugwiza yaraje aravuga ngo ni umukuru w'abarangi abarangi ni ibiki abarangi ni abantu ngo basenga inzoka bafite inzoka ese iyo muvuga ngo uwo muntu ateye iseseme n'icyo kiganiro mukaba mwakibonye cyo gushinyagura muba mwagiye kumukurikira mutamukurikiye yabwira abandi yemura nantama uranyumvira di mukaza namwe muvuga ubusa simwese mwirwa mujya kubareba mugatega amatwi ariko umuntu bari umubona ari arembye ari kuvuga ngo ni nanapfa muzambabarire ubona hemuki muranyibariza ngo se Bria YouTube igira abayobozi hano mu Rwanda cyangwa ubyutse wese abo bose barabyuka bagahita bafungura YouTube channel wa muntu akanafata hano mu Rwanda ikiganiro akanakutagira ngo bafite n'amakamera bakoresha telefone bagafata ikiganiro bakauploadinga rero ngo kugira ngo babone views ngo nuko ngo bavuga ngo inkuru ngo zakamutwe niko Claude yirirwa akoze cyane Mugwiza afite umukobwa witwa Samantha yego uwo Samantha yigeze kuba umudiji yapfuye sha ngo nibyo koko Vava yapfuye yego yapfuye nanjye muzamfungurire cano wazajya ukayifungurira Samantha yari inshuti yanjye wa mana yanjye umuntu uziranye na Samantha yamumbwiriye akabwira nyina ko akoze ashaje Mugwiza daragenda ivumbirirwa rimutumuke nyuma yicara kuri moto ibirenge ntibikora hahande abagenzi bakandagira amaguru areremba hejuru Mugwiza kuno umubyeyi kugira inama y'uburyo tugomba kubaho ukuntu tugomba kwitwara Mugwi ukareka amatigo Mugwiza ntashobora kurya urabona ko akuno umuntu arya afunze umunwa dora bari arya yasamye ameze nk'umuntu warwaye igikanu ntago ajya ahindukira abameze nk'irobare ahantu hamwe Mugwiza niyo avuga azari bakunda kuvuga ararama ariko Mugwi ubu wananiwe kujya kwita kuri ibyo bibazo byose ufite uri kuza kuvuga ubusa none ubu wisamye wasandaye uri kuza kuvuga mwana we ngo n'amagambo yose twavuze ngo ko gutwika bizadukoraho wikanurisha amaso umeze nk'umusazi ubu ntago uri gusebya Samantha mana yanjye cyokora iki cyokora abanyarwanda uri gusebya Samantha uri gusebya
bita ngo reco abo ni abakobwa bawe, ni abakobwa bakeneye viziyo, ni abakobwa bakeneye gutambuka, abantu bakabona ni umukobwa wawe azanyura mu bantu gute ababizi neza, niyo musanga umwana atangiye kukwihakana ko utari nyina. Umuntu w'umukecuru ugifite imyate uba muri Kigali, mugwiza ngo wamagaye kangahe mugwi? Umwana wawe ejo azagera mu bantu gute atangira agira ipfunwe ryo kwitwa yuko mama ari wowe mama we, kubera amagambo wirirwa uvugira kuri YouTube wa mukecuru? Njyewe uwo ni hari abandi babyeyi uyu munsi ndatangira kureba ibiganiro byabo. Umva se, nago abandi bamama barahari baza bakigisha abakobwa, wenda niyo umuntu yakoze amakosa twese nago turi ba nta munoza, niba ari ko bavuga nago mbizi, ba nta mumoza, niba ari nta muhoza, niba ari ibiki bintu nk'ibi, ni ba nta munoza niko bavuga. nago abantu turi ba nta munoza, uri kumva? Ariko mugwi wanaza ugakebura umuntu ukavuga ati Brian, ibyo bintu urimo ntago ari byiza, ibyo bintu urimo hoya, reka ngukebure nk'umwana wanjye. Umva ukagira abagore inama, hari inama nyinshi zo kugira abantu inama ukuntu bakubaka, ariko se warubaka wewe warubatse sinumva ngo n'umuhungu mwari mugiye kubana yarakwanze, kandi mugwiza ufite ibibazo byinshi. Ipu mugwi iba ari mugwi, ni mugwiza harya gera nk'ibyo biganiro sibana nabikurikiye, ahubwo mbona uduvideo dutoya nkavuga ngo reka nze ngo nanike iyi ndaya, ibaza umuntu w'umukecuru. ariko mwavuye muri ibintu ko mushaje. Ngiye mbabona n'abakwiriye kuba bacuruza ibikambara muri iyi mihanda, hari abantu baba bakwiye no gucuruza ibikambara. Uretse mugwiza rero kuyapudetinga ni byiza pe, sibyo? Ariko byibuza za n'ibintu byiza utubwira. Ibaze we cyo ko Perezida ibi ni ugusebya u Rwanda, ni ugusebya abanyarwanda ko twari twimere neza, ko mugwi perezida atararahira utangiye gukora amabara, ubwo none namara kurahira turagushyira neza. Njyewe ndasaba mugwiza Pastor Claude na Bosco babubakira inzu bagende bayibatuze, mubonye n'abakire nko kwishyamba bariho bajya nuri na kiriya gice cy'igikuri ngo ni Bosco. Hanyuma rero ngiye kugira inama 3D TV, dore abantu bari kunyarikira ngo niturebe ikiganiro bakizeho n'uyu witwa Kamarade. Uyu mwana uyu mugabo witwa Kamarade mushatse mwajya mwitonda, ibintu muba murimo ntago mubizi, ntago muri abanyamakuru b'umwuga murabizi, niyo mpamvu mujya mwitondera abantu muvugaho ko ntago muba mubazi. 3D Mika, uri umuntu w'umugabo, vugurura channel yawe, wikomeza kwakira abantu kwibasira abandi bantu. Cyakora man, umuntu yiyita pasiteri, nta munsi n'umwe arakora ikiganiro kijyanye n'ijambo ry'Imana. ndebera uyu se ni unindi uri kwinjiza. Wiyita pasiteri gute kandi kuri channel yawe nta munsi n'umwe haracaho ikiganiro cy'iyobokamana? Hacaho amatiku gusa, ntarangiza mukaza ngo muri abakuru b'abarangi kwacu nara Yesu, mu izina rya Yesu abazimukure faya mu izina rya Yesu. Uri umukecuru, uri igikuri, ufite ibibazo nka miliyoni, utambitse ibirenge, umwana wawe ntari proud yo kuba uri mama we. Jewe umukobwa wa Bugwiza ndamuzi witwa Samantha, umukobwa mwiza cyane, umukobwa munini ko kubyibushye nawe, ariko Sama niba uri umwana w'umukobwa wabwiye mama wakava kuri ino mihanda, cyangwa niba nanayigumyeho akagira ubwuka mwiza n'abantu. Mutubabarire ribu ikurikirana aba bantu bashaka ngo views,
iryo jambo ryo gushaka ngo views. Yego sha. Ntimunatange n'ibiganiro mu mirongo migari. Umuntu ararwaye sha muri no kumubura arimo serumu nimurangiza ngo arabeshya cyokora Ngo niho njyewe ngo ndimo nabatinye n'umuntu ndatwika, mwanamwica. ngo ndimo Ehe. ndatwika, ngo ndimo ngo ndashaka views. Ni mwami Yesu. Cyokora namwe mw'abanyarwanda. Namwe muzi gutandukanya icyatsi n'ururo. Ntabwo nibaza ukuntu muri kubona umuntu arembye. Ibi rero bizatuma abantu bazajya badupfana by'agaherere. Uri kumva? Nimubona umuntu avuze ngo ararwaye hari n'ukuntu mwamufasha, mukumva umuntu nka Jihad araje aravuze ngo ari kubabeshya nta n'amakuru abifitiye, namwe mukagendera muri icyo kigare. Namwe ntimworoshye. Mugwiza, yewe mugwi, wakabaye ubu ngubu uri kwa muganga, abaganga bari kukwita, urabizi ko uri guciragura inkonda. Mugwiza ubu wakabaye ufite abaganga bari kukwitaho, bari kukuganiriza kugira ngo usaze neza. Rimwe na rimwe wabonye umwanya uze utuganirize kuri YouTube cyangwa se unafungure YouTube channel yawe, dukurikire ibya babanze bakuvura icyo gikanu, bakuvure gutaragura kuciragura, bakuvure mugwi. Sinzi ibintu aba yajunditse niba ry'ubugoro, ariko mugwiza wa mana mugwiza we umwanya wagafashe ujye mu bintu bibi, niwo mwanya uri muraza. Yego sha. Kugushinyagura Urucira mukasoro ugahitana nyoko, ariko reka nkubwize ukuri, nta kintu kibabaje nko kuba mwaravuze we. Yego sha, mushinyagura sha. Yewe we. Ngo arabeshya, ngo ari gushaka amafaranga, ariko mwebwe mbabaza. Ariko ngaba diaspora nabo ngo ni ibigoryi, ngo umuntu ngaraza akababwira ngo bagahita babyemera, ngo uriya mwana ngari kubabeshya ngo we na Dr. M, ngo uri kumva ngo barashaka amafaranga ngo yo kurya ngaba diaspora, ngo ziriya prank ngiye ngo bazikina ngo nari mugwi. Ubu si wakongera ugasubiramo ko ziriya prank bazitegura wari uhari. Aha. Cyokora man, isi irikoreye. Abantu rero twavuga ngo tuvuze nabi, abantu b'abagome nk'abariya, uwo ngo ni Bosco we, mube mumumbikiye gato, mube mumubitse gato, ashyomoka kurusha ikiwe, nta n'icyo mwamurenganya kuko ni ku bwenge bwe bureze, uko areshya ari na ku bwenge bwe bureze. Uyu mugabo witwa ngo Bosco Empire, Ribulika zamukurikirana, ariko ngewe nararahiye yuko niyongera kunkora ikiganiro akavuga izina ryanjye mu biganiro bye imbere y'Imana yo mu ijuru, ntago nzabihanganira ngewe, sibyo? Uyu mugabo Pastor Claude gukora imitima yanyu izabibabaza, imitima yanyu yonyine, imitima yanyu. Bosco ngewe nibwo nabonye ibiganiro bye kuse aba bantu bari kubona ko undi mwana arwaye, byibura niba utamutabarije rwose, niba udafite ikintu ufasha umuntu wakicecekeye ukamwibona rwose icecekere pe. Ariko uzana abantu wicaza aho ngaho ubagaburire ngira ngo amandazi, nimba ari imisemburo, ya misemburo ya capamandazi bayabazamutsemo, bagatangira bakavuga ubusa, ukicaza abantu. Dore nibwo banyohereje ikiganiro cyo ku Gasaro TV, ariko nibyo se koko vava ntarwa. Hako uriya mugore ngewe mba nibaza ikibazo kimwe, uriya mugore komeruka bavuga ngo afite umugabo, wa mugore wo ku Gasaro TV, reka nkwibarize, ubu unanirwa kujya kwita ku mugabo wawe cyangwa se kuvuga izindi nkuru, wabuze abatumirwa hano? Hari abantu bafite imishinga, jewe bari abantu ndanabazi, oya baragenda nabazi, bari ndabazi, hari abana bagatumira mu kiganiro bakavuga urugendo rwabo, bakavuga ahantu bivanye naho bageze, sibyo? Abantu bakabikunda, uri kumva, ariko mpaka ariko je bari abantu ndanabazi, mperuka kera bakora ibiganiro byiza, sinzi ukuntu baje mu byo gushinyagura do bande bari abagasaba ndabazi pe, sinzi ahantu yacamataniye na ba Pastor Claude. ahe wahuye na bari yabo biba byabaye. Uriya ariko uriya ngo ni Bosco akorera hehe, abahe nuwahe, ni muntu ki man uza ka mugore, ngo uriya mugore ngo ni Gasaro, ni umunyamakuru, umugabo we niwe kameramani we. Izo views zo bazana twica bagiye
kuzaza baza guhagarara imbere ya gate bazuminge n'ibiri kubera muri salo mpaka babone views. Ariko mana yanjye, Yesu we, ibyo bintu byo kwiyita ngo muri abapasiteri, umva mu minsi y'imeruka nuko bimeze, ariko Imana ntabwo izigera iceceka, muzajya muyikoza agati mu jisho ibareke, ariko namwe nijya kubahemba ibahereza ibibakwiriye. Numvise mu kanya nari ndimo ndareba ibiganiro byabo ngo mwikomeza ngo kunshyiraho ngo vava ngo muramukiraho se ngo ubundi ngo ntago ngo Dr. Emma ariwe watumye ngo dukeka yuko ari byo bari kwigirisha ngo uwarinde ibintu mugwiza kiriya gikecuru ego man we na Claude ngo dore ngo Dr. Emma ngo niwe watumye ngo dukeka ngo yuko ngo bari ngo muri pranka ngo kubera ko ngo yazaga akavuga ibintu ngo kumva yuko ngo harimo tena. Yewe aha none se yagendeye ku byapa kubyuriya ngo ni harya uwo ngo ninde ngo bumvaga uwo ninde uwo ngo ninde na n'ubu ibiganiro bya Dore Imbogo muracyarimo murabicuruza. Inyiturano y'Abanyarwanda niyo cyane rwose ngo n'uyu nguyu ego dore ngibi ndabibonye umva we ngo amagambo twavuze we ndebero, ariko mbega umukecuru w'impunguzi usiko aribwo mbibonye noneho ngo amagambo twavuze we kamecece ubu ndi kugenda mbabona neza Abanyarwanda. Yesu we bibumvisha arimo aravuga ngo amagambo twavuze. yewe amagambo mwavuze ninde se wari bizadukoraho ngo usiko gutwika bizadukoraho. Ibaza umuntu w'umukecuru w'imyaka 80 ngo gutwika bizamukoraho. Mukwiza urabura kujya gushaka uduti ugakoza kuri icyo gitsinsino cyawe, umuntu uri ikigara urwara imyatute. Samantha ricaye cyokora man ndumiwe, ahubwo noneho nibwo ndangiye burundu ngo amagambo twavuze we. Ibaze ngo none bahise bazana abana be ngo none bahise bazana abana be, murebe ko bari kuri tele ngamumbwire. Dewe ni ikigera ariko koro inkoni y'Imana Claude wereka nkwitere restoration murate wumve ko gutwika bizadukoraho Imana imbabarira ko byose bitewe n'urango ni Dr. Emma ahurana inkuru azihururana avuga mu buryo wumva ko ahashobora kuba harimo ikindi kintu natwe tukagira amakenga cyangwa tukabivugaho mu buryo tudahaye agaciro uburwayi bwe. uyu se kuki atashatse amakuru cyakora mu wawe wabyaye, iyo aba ari umwana wawe wabyaye wari kugira amakenga. uretse wumve gusa abarokore bo umva umuntu arwaye bakihutira kujya ngo mu masengesho gusa abarangize bakora cyakora mureke mbabwire abantu bashinyaguriye nanjye narozwe nuko ntabivuze ibaye karogoro bikagendewe urakancira nagiye ahantu akuroga gute se sindi buhavuge ngenda mfite agacupa k'amazi nari naguze n'ibyo bintu by'uwo mugore. Ese burya uzi ko yashinyaguriye vava mu buryo bubi bukomeye. Olala uyu mugore iyo uza kureba icyo kiganiro uri kureba arimo aravuga ngo gutwika bizadukoraho, nicyo yaraye akoze nijoro bakimara kuvuga yuko vava yitabye Imana.
mbere yaramushinga ngo bakurikiraga ngo ibyo uriya avuga ibiganiro yakoze mbere arimo arabwira abadiaspora ngo ni ibigoryi ngo kubera iki ngo bapfa kohereza amafaranga ngo uko biboneye ngo nibareke gukomeza kohereza amafaranga uwo mugoro cyokora bakimukubita ka video ubwo bari barimo barakora kuri ka video barimo aravuga karwaye ameze nabi murumva lala cyokora mureke mbabwire mwa bantu mwese mwashinyaguye namwe muzarwaze muzumva uko bimera namwe babacinyagurire gutyo umva gutwika umuntu yatwika kandi yatwikira mu bintu byinshi mani iyi Kigali ni byinshi byo gutwika pe cyane Kigali irimo ibintu byo kuvuga byinshi irimo ibintu byo kuvuga byinshi ariko mureke babwire mwa bantu nimuzajya mugera ku muntu warwaye nimuve mu buzima bw'abantu namwe mwitegereze wicare uvuga atari kubukukuru ndi kujagajaga mu buzima bw'undi muntu abaye ari ubwanjye bari kujagajagamo byagenda gute aha abaye ari njyewe uri kuvugwaho byagenda gute sha mugwi urasebye we naribi urasebye ubu cyamanjiriwe noneho yamyata ubu yasamye ubu noneho kwiciraguraho kimeze nk'igisazi none ubu cyabwera bwereye bwera ibaze ko ngo mukanya ngo Agasaro TV bakoze inkuru mu mwanya ngo ushize bakazana abana ngo bava ibaze baba we abana murabajyana he kweri abana mwabaretse muze abana uzi nimba bari gushyiramo abana muzi ko abana muba muri cyo kora we ribi ibintu nibireberera abana ntibemerewe no kujya mu bitangazamakuru nimba mutanabizi abana muze jose bazabiki mwagumyemo mwebwe mushaje erega reka nkubwire abo bana se abo wumva uwo mugore wa Gasaro yabafasha akabajyana wakajya kubarera basi we na Korode izo ariko nk'ubu Korode na Mugwiza Korode Bosco Agasaro TV mwafasha abo bana bavava mu kabarira byibuza mukabakuza ngo Brian vuga Mugwiza gake cyangwa akuroge umva ndasengeye nge ndiho umwuka w'Imana nago ngorana nabo bazimu babarangi mu izina rya Yesu fire ubu mwatutse se ninde ahubwo se ngo Jihad ntiyamuvuga kuko amukunda indese njewe ariko ibaze ko bashyizeho n'udusura tw'abo bana sha amakosa mabi cyane rwose ibintu ribu nibireberera nayo iraba kanice tukize Pastor Claude uri kuvuga nka kadahumeka ndakubona n'umunsi wari mufite bibiri uri kwigisha ijambo ry'Imana uwo Pastor Juste avuga wagira ngo arimo arahunyahunyiriza baba we shambega abantu babi uzi ko bafasha abana sha bakabashyira muri social media aba bana maskini izina ry'Imana cyo kuramureka abana sha reka nkubwire kuba wafata abana ukabashyira muri social media ese abo bana wabafasha ukajya bafata ubarere byibuze uvuga ati ngewe reka nkorere iki gikorwa cy'urukundo bano bana babiri mpambane nabo bakure ubusubamariye kuza kubanika gurashaka views ariko izo mbwa za views wa mana we simureba izi views zizabakoraho umunsi umwe ibaze gushakira views ku bana mama wabo yitabye Imana sibyo vava yavuze kenshi katuruka mu muryango ukennye sibyo ko bamutaramiyeho mukanga yuko abantu bamuvuza ngo akire yirerere utwo twana byibuza nimufata abo bana mu barere mu bakuze cyokora ndume
ese iyi foto iri gusirikira ya Vava afite amapamba mu mazuru aha yari yapfuye sha mugashyira n'ifoto cyokora mana mu buzima. umva je reka nigire ku kazi, reka ngiye gukorera Inferno. Abantu mushaka gusohoka rino joro muze kuza kuri Inferno, ni hirya ya Kokobeni Kimihurura, twitaramire nyine nta kundi. na Ubuzima burakomeza nyine, uyu munsi n'uyu, ejo ni njye, ejo ni wowe, ejo n'uriya aho hirya, ariko byibuze se ugiye usize iki? Byibuze ugiye usize iyihe nkuru? ntawe mugwi nk'ubu ngubu aka kanya ubwegetse ukamanika kenshi, reka nkwibarize ikibazo, ubu wasiga iyihe nkuru imusozi n'ibintu wirirwa udukorera? Aha cyokora Imana irihangana. Umva igire mu kazi ubu nanjye ndumwe, wibuke bya bindi ubinshyire mu modoka. Imana iri mu ijuru ireba ibyo dukora, ariko izajya igenda ibanyanikira gake 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 gake. Reka ngire inama umuntu witwa Pastor Claude, umuntu witwa Pastor Ezekiel, n'uwo witwa ngo Pastor Justin, ngiye ntabwo ndababona amaso ku maso. Nimero y'iwabo bari kuyitsimba, buretse gato abantu bari kuvuga ngo nimero y'iwabo, abantu bose bari kuyitsimba, bari gushaka ko mwohereza ku manimero yabo. Nimero ya mama we ntabwo bari kuyibaha, ntabwo banayibaha. Irahari ku Ikaze TV mu kiganiro cya Pastor Claude yahamagaye mama wa Vava, batanze nimero, baravuga ngo nagira n'indi nimero bongera koherezaho. Abantu bari kuvuga ngo mubabarire natwe hano mu yiduhe yigwa rwose. Ese ubundi mwicisha ahantu hose bari kwigirishwa. Ibaze ngo Urugendo TV ngo rwagiye gukoresha ikiganiro abana ba Vava. Reka mana we navuze buretse gato nsige nivugiye ijambo nashaka kuvuga nigendere. Pastor Claude, Pastor Justin, Pastor Ezekiel, ibintu by'Imana ntago bivangitiranwa. Iyi Mana uyishyize ku ruhande nayo igushyira ku ruhande, niyo mpamvu mubona muri gukorwa n'isoni, niyo mpamvu ubona muri gukorwa n'isoni mukajya ku karubanda ugushaka gufata ibintu by'Imana uri kumva mugashaka kubivangamo n'aya matiku, ukitwa ngo uri umukozi w'Imana ariko nta bantu ushobora guhuza, ukitwa ngo uri umukozi w'Imana ntabwo ushobora kugira abantu inama, ukitwa ngo uri umukozi w'Imana uhora mu matiku, ukitwa ngo uri umukozi w'Imana ukanga yuko abantu bafasha umuntu ngo avurwe, ahubwo ukavuga ngo baramukishije we ng'abadiaspora bagiye guhereza ava makire ngo ahita bumukire. Sibyo, ubwo warangiza ukavuga ukita ngo uri umukozi w'Imana. Sibyo, ijambo ry'Imana avuga ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera ukibaza ko mpanyijwe nawe, ariko umunsi umwe nzabishyira ku karubanda aho abantu bose bagucishamo ijisho. Kandi ngira ngo mutangiye kubibona iby'ijambo ry'Imana rivuga, kandi muri ijambo ry'Imana murizi kundusha kuko mwaciye muri ADPR, mwaciye ku ishuri murabizi. Sibyo, aho kugira ngo korera Imana mugira abanyarwanda inama, mugira urubyiruko inama, mugira abagore n'abagabo inama. Sibyo, mufata igihugu cyacu mukibwira abantu, muvuga ibyiza by'u Rwanda rukora, abantu baze bakunda u Rwanda. Uri kumva, ahubwo mwibereye mu bintu byo kwangiza no kwangisha abandi. Uri kumva, namwe inkoni y'Imana buretse igomba kubageraho ikabanyuraho ikabacishaho mukabanza mukumva sha. Imana noneho kuniha n'abantu bayimenyereye, ntabwo ari kiyana umuntu usanzwe utarigeze ayimenya. Uzi byinshi uzabazwa byinshi, uzi bikeya uzabazwa ibyo bike. Mwe mwiyita ngo muri abakozi b'Imana b'ibinyoma, muzajya mureba ikintu Imana ibakorera umunsi ku wundi, umunsi ku wundi. Imana irabireba ikicecekera, mukajagata abantu Imana yaremye mukabajagara. Ese ubundi urangira iki ko umuntu atera imbere? Niba umuntu agiye gukira ko atari we biturutseho, wabyihoreye ko umugisha wari uw'uyu munsi nawe uwawe wabejo. Modoka muzagende n'ikimu cyinshi, ariko nta n'ubwoba mugira. Umuntu mwanze yuko abantu bamuterera inkunga, ubu none mugiye kwatsa imodoka yanyu mugende gutanga amafaranga y'isanduku bamushyingure. Itu ndabavumye ni 2:20 itu inkoni y'Imana igomba kubageraho
mukabanza mukumva ukuntu bimeze mugaseba ama YouTube channel yanyu mwitwa ngo muri abakozi b'Imana yakaba yari icyitegererezo mujya gushyiraho ibintu bizima. Ega nagiye mbona n'abandi ngo naramanuri uwo Pastor Ezekiel ufite amenyo nk'ayintarutsa nk'ayintaraganya ariho urubobi ngo namugiriye inama ngo turi kuri Grit ngo ndamubwira ngo we zapfa ngo bitarenze 2024 ye baba we umva reka nigire ku kazi njye kwihigira amafaranga Imana ikomeze idutize ubuzima. ariko abantu muri kuvuga ngo amafaranga bashyire kuri nimero ya Gerard uwo ntago pfa afite mama we ariko Gerard ni ibiki Gerard se ni ibiki mama wa Vava ntahari yuko bagomba kugeza amafaranga cyane ajye bareka bategeye ni hamwe ahantu mbategeye ni hamwe kandi nzaperereza paka nzagaruka mbibwira aba niba koko mwakundaga Vava mukaba muzi n'amakosa yose mwakoze ni mugende mufate bari abana be mubarere ntago babikora nukuza kuvuga gusa akabiri furo mu kanwa akabiri rufuzi akavuga agacanganyikirwa akinjira mu buzima bw'umuntu ariko mwamenye ibyanyu kunabonye naho mutaha wagira ngo ni mu myobo muryama amaguru ari hanzera mwabanje mukita kuri ibyo bibazo byanyu ko mutorohewe sha duhurire Inferno nta kundi nyine ubwo ibyabaye biba byabaye twese se kari kamwereke ngiye gushyiramo ingoma inyuma sibyo size uri kwiyumva none wowe urakubitamo Dorimara dori ijya muri beat okay twagira 1 2 3 Dorimara Dorimara Dorimvubu Dorimbogo